tukaryama mu buriri, twaryama mu buriri akaba akanukira. Ishuka twiyorosanyije nkayikuraho nkahereza amazuru inyuma y'uburiri kugira ngo umunuko we wo kumfata. Nanjye ubwanjye ku mutima umunuko wari waransagutse. Muri makeya rero ubuhamya bwanjye ni burebure, kuko hagati y'amavuriro yo kwa muganga nagiye no mu bapfumu. Nta hantu ntagiye mu bapfumu, ayo hose mu Rwanda narazengurutse nshaka kuhamvura. Nibwo rero naje kugera mu Barangi, aba aribo bamvura kugeza ubu akaguru kanjye kaba ari kazima, kakaba gakora neza. Turabashuje inshuti bavandimwe mukurikiye Ijwi ry'Abarangi TV. Nk'uko twiyemeje, nk'uko musanzwe mutubona ku Ijwi ry'Abarangi TV, tubagaragariza uburwayi umurangi avura. Haza abarwayi batandukanye, haza indwara zananiranye. Uyu munsi dufite umuvandimwe dushaka kugira ngo abibwire, mumenye n'uburwayi yazanye. Hari igihe bavuga ngo ni amakabyankuru, nibyo bajijisha, ariko twebwe twiyemeje kugira ngo tujye tubereka umuntu imbona nkubone, mubone ibyo umurangi yakoze, mubone imbaraga z'umurangi, mubone ko marayika w'Imana ariwe murangi yaje gukora ibitangaza. Witwa nde muvandimwe? Amazina yanjye nitwa Ubajije Vedaste, abantuye mu murenge wa Masaka, akagari ka Gitaraga, umurenge w'akarere ka Kicukiro. Njyewe rero uburwayi bwanjye bwamfashe mfite imyaka 20, bumfata ari akabyimba kaje ku kaguru, ariko muri icyo gihe ntangira kujya kwivuza, ariko kagenda gakura. Hanyuma nkamarana imyaka 40 yose nivuza mu mavuriro yose, kuva muri dispensaire kugeza muri hopitali, haba hopitali ya Kanombe, centre de santé zo sinazivuga ni nyinshi nagiyemo. Nagiye muri hopitali ya Kigali CHK, nagiye muri hopitali ya Kibagabaga. Aho hose niko nagiye nivuzayo, uburwayi bakabupima bakabura indwara. Hanyuma hagati aho ngaho naje kujya mu Barangi. Barangi bandanyiramo ubuvuzi. Nageze mu Barangi, nagera bwa mbere baransuzuma, bambwira ko bashobora kumvura. Mu Barangi nagezeho mu mwaka w'ibihumbi 2020, hanyuma bambwira ko bashobora kumvura, baransuzuma, bambwira ko nicara bakamvura. Hagati aho ngaho mu burwayi bwanjye uko bwari buteye, nari mfite akaguru kameze nka kaboze neza, ku buryo nta muntu wanyicaraga iruhande, kari gafite ikintu kugikabije. N'umudamu wanjye ubwe twabanaga ari ukubura uko abigenza, kubera ikintu cyari gikabije cyane, ariko kubera ko ari umudamu wanjye yarabyihanganiye, akomeza kundwaza buhoro buhoro, kugeza ubwo naje nyine mu Barangi, akariho bamvura akaguru kakabona gukira. Muri makeya rero ubuhamya bwanjye ni burebure, kuko hagati y'amavuriro yo kwa muganga nagiye no mu bapfumu. Nta hantu ntagiye mu bapfumu, ayo hose mu Rwanda narazengurutse nshaka kuhamvura. Nibwo rero naje kugera mu Barangi, aba aribo bamvura kugeza ubu akaguru kanjye kaba ari kazima, kakaba gakora neza, kakaba karakize. Nkabashima Barangi rero, nkangurira n'abantu bose bivuje indwara zabo zikananirana,
ko nabakangurira kuvugana mu barangi kugira ngo nabo babashe kuvura. Ubuhamya bwanjye n'ubwo rero murakoze. Vedasti urakoze kutugaragariza uburwayi bwawe ndetse twereka akaguru karakize, ariko turagira ngo ubwire abakurikiye Ijwi ry'Abarangi TV ukuntu wamaranye igisebe imyaka 40 urwaye igisebe bakivura n'igikire. Mu by'ukuri garagariza abantu nubwo babona akaguru ko kameze, ariko uduhe ishusho akaguru kari gafite uko wari umeze. Isi wararyamaga ugasinzira, isi waragendaga, isi byari bimeze gute? Mu burwayi bwanjye bw'akaguru, akaguru kari kabyimbye ntabasha kugenda. Kugira ngo ngere ku ivuriro nategaga moto cyangwa nkatega imodoka kugira ngo ngere kwa muganga. Mu burwayi bwanjye rero akaguru kari karabyimbye, imitsi yarabyimbye, akaguru karabaye pararize, ndetse no kugira ngo gakore katagikora neza. Mu burwayi bwanjye rero nari ndi umurwayi wihebye cyane, ndetse utabasha no kugera aho abandi bari, kubera ko nari mfite ikinuko gikabije. Kubera nta muntu wanyegeraga, nanjye ubwanjye nari nariyanze kubera ubwo burwayi. Muri make rero icyo nakangurira abantu bafite uburwayi barihebye bavuga ko butakira, nabakangurira kugana mu barangi. Ko abarangi ni abavuzi bakomeye bavura indwara zananiranye mu mavuriro yose, zananiye abaganga b'abahanga n'abamenyi, ariko abarangi barazivura. Icyo nabakangurira rero abantu bafite uburwayi bukomeye, uburwayi ubwo ari bwo bwose mu barangi barabuvura. Murakoze. Inshuti bavandimwe mukurikiye Ijwi ry'Abarangi TV, hari igihe umuntu avuga abantu bakagira ngo n'amakabya nkuru, ariko mwitegereza akaguru ka Vedasti ubu kugeza ubu ngubu uko kameze. Wenda Imana nidufasha akigera imbere y'abarangi tuzashaka amafoto tuzabereka, ariko uko abivuga bisobanura agenda mu batabiha imbaraga nk'uko aza kwivuza yarameze. Ndagira ngo dusabe umufasha we, ari nawe wanavunikaga cyane, ari we wababaraga cyane, ari we wabanaga n'ibyo tubwira ngo aho yanyuraga hose abantu baramuhungaga. Tugira ngo tubaze madamu wa Vedasti, nawe watwibwira ukagira n'icyo uvuga ku burwayi bw'umugabo wawe. Murakoze. Nitwa Mushimiyimana Simoniya. Umugabo wanjye yararwaye, tukaryama mu buriri, twaryama mu buriri akanukira. Ishuka twiyorosanyije nkayikuraho, nkahereza amazuru inyuma y'uburiri kugira ngo umunuko we wo kumfata. Nanjye ubwanjye ku mutima umunuko wari waransagutse, ntabasha kurya, nta kintu mbasha kunywa. Namuha icyo kurya akambwira ati kihore, n'ubundi narapfuye nararangije, nta kindi kintu nkiramira. Ibiryo akabyanga, namuha ibiryo, namuha amazi yo kunywa akayanga. Nareba akaguru nkavuga ntariko Mana yanjye, iyo nza kumenya ko umeze utya, ntago mba narakunze kugushaka. Ubundi akaguru namushatse, akaguru yarakamije, namushatse ntabizi ko arwaye akaguru. Urumva tubana ntazi uko tumaze kubana, akaguru nibwo yakanyeretse ko arwaye akaguru, ari umufunzo. Ntabonye nibaza ko naharaye, ndeba uburyo bwo gutaha ngo nsubire iwacu, nsanga bidashoboka.
ndemera ndavuga ntireka nambire umugabo nemere ndebe uko twakomeza kumuvuza. Kwa muganga narirutse kwa muganga umva ntacyo nabona nababwira kuko n'ibyanjye birarenze kandi mbivuze bwakwira bugacya kuko ibyanjye mbivuze ni birebire cyane buze uburwayi bw'umufasha wanjye bwakwira bugacya. Ahubwo ubu ngubu aho mpagaze ubu ngubu ndashima umurangi, ndashima umuntu wanyoboye mu barangi, abarangi rwose, abarangi umva ntacyo nabona nabashima kuko bamvuriye umugabo, baramwakiriye baramusuzuma, bamubwira ko bazamuvura. Ndavuga ntago bazamushobora se, abaganga barananiwe, abapfumu nagiye mu bapfumu natanze amafaranga, nagurishije ibyo nari mfite, nsigara nta kintu mfite na kimwe, nsigara nshinshuro y'amafaranga 800 500, nkashinshura umuntu akamu two kurya, nkagenda nkateka natwo simbashe kuturya. Ariko ubu ngubu mpagaze nemye nshima abarangi, nshima umurangi ko yakoze imirimo n'ibitangaza. Nkaba mbereka akaguru k'umufasha wanjye, mukakareba mukakitegereza uko kameze, mukareba n'akandi ke afite uko kameze. Ubundi umuntu wese nkunda kandi nkaba mukunda yayoboka umurangi. Umurangi ni umuhanga, ni umuzobere w'abaganga bose, niwe uyoboye abaganga bose bo mu isi, ariko ni umuhanga. Murebye akaguru ke uko kameze ko kari kameze karanukaga, ntago naryaga, ntiyabashaga kuryama, nararyamaga ishuka nkayigizayo akaryama wenyine, nkamubwira nti reka buri rwose umutima wanjye waraboze, nanjye umutima wanjye waraboze, warabaye nk'icyo gisebe cye. Ariko ubu ndashima umurangi, ubu mpagaze nshima. Simoniya, reka tugaruke kuri Vedasiti ukuntu yahishe akaguru karwaye. Ese mwaba mwaranyuze mu buryo bw'amadini cyangwa se mwakoze ibyo bavuga ngo ni koco kugira ngo ibyo bintu byose bize kugaragara ari uko bwakeye mu gitondo cyagenze gute? Vedasiti wabigeye washyizeho iki, wakoresheje iki kugira ngo umudamu wawe adasobanukirwa? Kugira ngo umudamu wanjye ataza kumenya ko nari ndwaye akaguru, ubundi mu bibero yanjye nakunda kwambara neza, nkambara imyenda igeze ku birenge, nkambara inkweto nziza. Nta muntu wakekaga ko ndwaye, uretse kubitwa n'ikinuko ntamenye naho kivuye. Muri icyo gihe rero njya kurambagiza umudamu wanjye, twarawe turaganira, ndamubwiye ndashaka ko tubana, hanyuma arabinyemerera. Hanyuma ariko twaje tubana muri mariage koco, yo twita koco. Hanyuma tuza gusezerana, ariko muri uko gukundana tujya kubana bwa mbere ntabwo yari azi ko nari ndwaye akaguru yabimenye ko nkarwaye tubana. Rero yamaze kumenya ko ndwaye arabyihanganira, arebera urwaje arakira iyo ngiyo. Tubana gutyo muri ubwo burwayi andwajije kugera aho bigeze ubu nkize nyiriye mu barangi. Reka tugaruke kuri Simoniya. Imyaka 40 muyimarana, niyo yarwaye. Ese mwamaranye igihe kingana iki afite icyo gisebe? Icyo gisebe imyaka twamara, iyo imyaka 40, imyaka 50, ubu afite imyaka 60, nanjye mfite imyaka 54. Ubwo muri iyo myaka yose niko icyo gisebe yari akirwaye, nibwo nari maze kumenya ko akirwaye.
maze kumenya ko akirwaye twirukanse mu mavuriro hose, turagenda amavuriro bakamucisha no mu cyuma, bamucisha no mu cyuma uburwayi bukaza ari ntabwo. Igipapuro kimucishiye mu cyuma kikaza nta gisubizo, nta burwayi ntabwo. Ndavuga nti se ubu ngubu ko bambwira ko nta burwayi kandi nkaba ndeba n'ubundi gupfa ugiye gupfa. Rero n'igihe yapfuye neza, arapfa neza, araryama, amaze kuryama avuze n'uruti ndapfuye we, ndapfuye. Nareba hano mu ntege ze nkabona impuzi y'imitsi aho yagiye yipfundika yarahindutse icyatsi kibisi. Ndavuga nti se koko wamana uyonza mani yuza kuba waranyeretse ko uyu mugabo ameze atya, ntago mba naramushatse. None aho maze kubimenyera nta handi nabikikira, nta n'ahandi najya, ahubwo reka nemere mpame hamwe nshingire hamwe. Bigeze umugabo arambwira ati mva rero umugore wanjye n'umuryango wanjye ntago nindamuka mpfuye, yari yarandaze nindamuka mpfuye nta kintu uzakura iwanjye, nta n'ikintu uzabona iwanjye, kubera ko umuryango wanjye byose uzabikwaka. Ambwira ati rero umugore wanjye ngwino tujye kwigira isezerano dusezerane, ejo nindamuka mpfuye nibuze uzagire icyo ufata iwanjye, twaba twarashakanye, twaba twarakoranye. Ntamubwira numva gusezerana nawe ni ukukwihambiraho n'ukwizirikaho, ndumva isezerano waryihorera. Arambwira ati nyamara mugore wanjye waretse tugasezerana, nibuze ukazataha, naramuka mpfuye ko mbizi ko bazahita bakwirukana ugataha nta n'ikintu ukuye mu byo waruhiye byose, mu byo wakoze byose, nta na kimwe utahanye. Ndagenda tujya twize gatigisimu yo mu Gaturika, gatigisimu mu Gaturika turayiga. Ninjye wajya kujya kwiga, wagasigara mu rugo bakambwira, namara kwiga bakambwira ati rero bigezeho, barambwira ati rero ni ukwiga amezi angahe gusa, amezi 3. None amezi 3 tugahita tubasezeranya nta kibazo. Ubwo hazi ihururu ry'abantu batasezeranye, niryo twasezeranyemo, niryo leta yadusezeranijemo. Tusezerana muri leta, hanyuma nibwo nabaye umugore wa Vedasiti ubara ijoro. Nibwo numvishe ko mpamye, nibwo nabonye ikimenyetso ko ndi umugore we. Ubwo ndakomeza mbana nawe, tumaze gusezerana. Arambwira ati mva rero gusezerana muri leta gusa nabyo ntago bihagije, tujye gusezerana n'imbere y'Imana. Ninaramuka napfuye mvuye mu mwuka, nibuze bazagira isengesho bazamvugira, bo kuzampamba ibyo gusa, ariko bazagira isengesho bamvugira, nibuze nzitaba Imana neza, merekejwe neza. Narabyemeye, turagenda tujya no mu idini rya Gaturika, baradusezeranya imbere y'Imana, baradusezeranya. Barambaza ngo mushime Imana Simoni, ngo wemeye umugabo wawe bizamubaho byose, kuzabyihanganira imbere y'Imana. Ndavuga nti narabyemeye kuba ndi kumwe nawe, narabyemeye rwose, nzabyubahiriza. Ibyanjye ni byinshi cyane, wabivuga bwakwira bugacya, byakomeza ku buryo bidafite aho bigarukiye, byakomeza bigakurura bikageza ijoro n'amanywa, ntago ni birebire. Reka tugaruke ku muvandimwe wacu Vedasiti. Ubundi iyo umuntu arwaye igisebe bikananirana kuvurwa, hari igihe bafata ibyemezo byo kugira ngo bace akaguru, bakureho ahangiritse. Ese hari ubwo byigeze bikubaho bashaka kugira ngo bakureho aho hari harwaye? Murakoze. Mu burwayi bw'akaguru, ahantu bashatse kunca akaguru nkaza kubyanga ni muri hopitali ya Kanombe. Ko nigeze kujya barambwira ngo kugira ngo gakire ngo kiretse bagaciyeho, ariko narabyanze, nzagumana akaguru kanjye
kugeza igihe nzapfira nzapfa n'amaguru yanjye yombi. Icyo gihe rero ntabwo nabyemeye ko bagaca, ahubwo nakomeje kugumana akaguru kanjye ngenda nivuza ahantu hose nk'uko byagenze. mwagira icyo mubwira iki abantu babakurikiye kugeza kuba wararwaye uburwayi bumaze imyaka 40 ubugendana, ubu kugeza amagingo aya ngaya nk'uko wabyifuza kandi Imana ikabigufashamo, amaguru yawe ukaba ucyafite yombi, wabwira iki? Wera tubanze turebe ku buvuzi bw'abarangi. Mwabwira iki abirirwa bavuga ngo abarangi ni imyuka mibi, ni inzoka, ni amadayimoni, ibintu nk'ibyo biteye isoni cyangwa se bitera abantu ubwoba, mwebwe mwababwira iki? Icyo nabwira abantu batinya kuza mu barangi ni heza, nta kintu kibi gihari, kuko mu barangi uko bagenda basebya ntabwo ariko biri. Abarangi ni ubuvuzi bwiza kandi buvura neza cyane. Mu barangi rero icyo nakangurira abantu, ntabwo bakwiye gutinya kuza mu barangi, kuko mu barangi nta kibi gihari. Uko babivuga ngo haba inzoka, nta nzoka nigeze mpabona, kandi narahagiye ndahavurirwa, nta kibi nigeze mpabona. Icyo nakangurira abantu rero ni uko bakivuza mu barangi, bakareka kumva amabwire, ahubwo bakaza bakirebera. Reka tubaze na Simonia atubwire uko abibona bimeze ku byerekeranye n'ubuvuzi bw'abarangi. Abenshi babura icyo batuka inka, bakavuga ngo dore igicebe cyayo. Wabivugaho iki Simonia? Murakoze. Ngewe nta kintu nahamya abarangi ko bavugaga ko ngo mu barangi haba inzoka, ngo haba ibintu byinshi cyane. Ariko ngewe kuko nagiye mbabaye ndushye ndemerewe, navugaga ngo iyo nzoka maze yaza ikandya ikamburira umugabo, ariko umugabo wanjye agakira. Ariko iyo nzoka ntayo nabonye. Ndatanga ubuhamya mpagaze ku maguru abiri ko mu barangi. Ahubwo ndakangurira abafite abarwayi bababuriye indwara kwa muganga, babuze indwara kwa muganga, ari abarwayi bo mu mutwe, ari abarwayi b'umubiri, ndababwira ko mu barangi indwara zose barazivura. Indwara zose barazivura, nta ndwara n'imwe batavura. Ariko nkubwiye ko mu barangi nta kintu na kimwe nigeze mpabona icyo bahavugaga, ntacyo nigeze mpabona. Ahubwo ndakangurira abarwaye, abafite abantu bapfundikiye mu nzu boroshe bakaba baraboroshe, ahubwo niba babyutse bagane mu barangi. Ubuzima bari barabuze abo bantu babo bazongera babone ubuzima bwabo. Ahubwo nibo nkangurira ngo nibahaguruke barebe, bagane abarangi. Ni abavuzi bavura indwara zose, ari amashitani, ari byose, nta kintu na kimwe batavura. Urakoze cyane. Tugaruke kuri Vedasiti, kugira ngo uvurwe icyo gisebe. Baguteye inshinge, bashyizeho imiti y'ubwoko bwose. Ese abarangi bo baba barashyizeho iki kugira ngo ubwo burwayi bw'icyo gisebe cyawe bushobore kuba byarasubiranye, kigashobora gukira, cyaranze inshinge kikanga imiti yose yo kwa muganga wa kizungu? Murangi yakoresheje iki? Mu barangi kugira ngo bamvure nta kintu bakoresheje. Icyo bakoresheje ni ngewe ugomba kugendera mu mategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ukayubahiriza, ubundi ugasenga,
ubundi ukabona uburwayi bugenda bukira. Nta kindi uretse kwitwara neza uko Imana idutegeka. Murakoze cyane inshuti bavandimwe, mwari mukurikiye Ijwi ry'Abarangi TV. Ngira ngo nyiramaso yiruka bike ibindi akirebera. Murirebera umuvandimwe wacu Vedasiti akaguru kari kagiye gucika, uretse ko nawe Imana yamuvugiyemo n'abamarayika bayo, dore ko nta muntu n'umwe utagira marayika, akamuhagararaho akanga ko akaguru bagakuraho. Ubu Vedasiti yakagombye kuba agendera ku kaguru kamwe, ariko kugeza ubu ngingo yangaya Satani yashatse kumushimuta akaguru, ariko kugeza ubu ngubu amaguru ye yombi yose arayafite, kubera imbaraga z'abarangi, kubera ubuvuzi, kubera impuhwe z'Imana yohereje abamarika bayo ngo baze baruhura abarushya n'abaremerewe, baze bavura indwara. Bavandimwe mukurikiye Ijwi ry'Abarangi, abavandimwe mutazi abarangi, rwose birababaje kubona ari abantu barwara indwara z'amayobera. Tuzi neza yuko bajyaga bavuga kera ngo igisebe giterwa ngo n'umwanda. Mu by'ukuri ngira ngo iyi viziyo turimo nta mwanda wakagombye kugira, nta nubaho. Umwanda bamujyana kwa muganga bakamwoza bakagira uti, ariko bihe byarananiranye. Bivuga ngo rero umurangi afite imbaraga kandi arazigaragaza. Rero hari icyo nabwira abakorera abarangi, abaganga bavuza abarangi, mushikame musenge cyane kugira ngo umwanzi akomeze atsindwe, umwanzi akomeze imigambi ye igamburuzwe n'abamarika b'Imana, aribo twita abarangi. Twagize amahirwe yo kuza mu gihugu cyacu bakaruhura abarushye n'abaremerewe. Ubu muvandimwe wacu aba yaravuyeho akaguru, ariko umwanya nk'uyu afite amaguru yaragenda arashima Imana. Bavandimwe, gutahanirwa agaramye bagira ngo ijuru riri hafi, ariko mujye mwirebera, murebe ibyo umuntu akora, murebe imbaraga, maze mwemere kandi mwumve, mutumvise ibyo bavuga ku barangi. Kandi inshuti bavandimwe, Satani nayo ifite imbaraga, igenda yijisha hirya no hino, ikagutereza uburwayi, ikagutereza no kugira ngo ujye mu bapfumu. Ariko abarangi ntabwo ari abapfumu. Abarangi ni abamarika b'Imana baje gutabara, baje kuvura indwara zananiranye, baje kuruhura abarushye n'abaremerewe. Rero abakurikira Ijwi ry'Abarangi TV, ngira ngo mumaze kwibonera byinshi, ingeri nyinshi, ibisebe, abafite ubumuga bwo mu mutwe, abafite izindi ndwara zinyuranye. Buri munsi turakira abarwayi bananiwe mu mavuriro hirya no hino. Ndetse bavandimwe, bababwira ngo n'abangaba bajya mu mahanga, babandi burira indege, ndabarahiye umarayika w'Imana ariwe murangi yaje gutabara abarushye n'abaremerewe, yaje kuvura indwara nyinshi. Rero tugendere ku mategeko y'Imana, twubahe Imana n'abamarayika bayo, dukundane, dukore ibyo Imana dushakaho. Bana b'abarangi, abatazi abarangi, ni ukuri muze mwese mutabarwe, muze Imana yohereje abamarayika ngo baruhure iyi si. Ubundi iyi si Imana yayiduhaye yituremeye ngo itubere paradizo, ariko Satani yarayihindanyije. Ntabwo rero Imana yabyemera yuko umuntu waciriwe mu ijuru, wigize akajya hejuru agashaka kugira ngo yigire igitangaza, agacirwa muri iyi si. Ntabwo Imana yakwemera ko yakomeza guhindanya isi. Isi rero abarangi baraje, abarangi bafite imbaraga, kandi isi barashaka kwitunganya. Ni ukuri tukagira umudendezo, tukishima tukanezerwa. Bana b'abarangi,
abatazi abarangi ndetse namwe bavuze abarangi, nimuhaguruke duhatane, muhaguruke dukora icyo Imana dushakaho, dusenga Imana, twubahe amategeko yayo uko ari 10, tugendere umwanya n'umurongo, dukundane, kuko bana b'abarangi, abatazi abarangi, namwe bavandimwe hirya no hino, ntabwo wabana wavura igisebe nk'iki giki nta muti ukoresheje, nta rushinge, nta kinini, nta muti wundi ushyizeho, igisebe kigakira kikamera gutya. Ntabwo byumvikana. Abatabyumva ni akazi kabo, abatabyemera bazabona hirya no hino, bazabona imikorere y'abarangi, kandi barahari abarangi baraje kandi baje mu gihugu cyacu. Rero twishime tunezerwe kandi tugendere umwanya n'umurongo, dukunde umurangi, dukunde Imana Data wa twese mu bwami bwo mu ijuru. Bajya bavuga ngo abarangi, uri mu barangi ntabwo bavuga Imana, ntavuga Yesu, ntavuga utavuze se Yesu, utavuze Imana, utavuze abamarayika, wavuga iki? Rero umurangi yaraje kandi yaje gutunganya isi, kandi muzamererwa neza, intambara zihagarare, inzara zishire, kuko igihe utarwaye ufite amaguru n'amaboko, isi wakena kubera iki? Ntabwo wakena, ukenuwe kubera ko warwaye, uburwayi bukaguherana, kandi abamarayika baraje. Nuko rero bavandimwe, twishime tunezerwe, twishimira abarangi, tubakorere kandi twakire abantu baje batugana, twishimye tunezerewe. Uyu mwanya nk'uyu rero twakiriye abavandimwe, kandi duteze ibiganza byo kwakira uzaza tugana wese, yaba ari mugufi, yaba ari muremure, yaba ari munini, yaba ari mutoya, yaba ari urukara, yaba ari inzobe, rwose twiduteze ibiganza, kuko duteze ibiganza byo kwakira ikiremwa muntu. Imbere y'umurangi rero nta vangura rihari, nta kureba hepfo, nta kureba haruguru, nta kureba hirya, nta kureba hino. Ibyo byose ibiteranya abantu, ibacamwe amacakubiri, twebwe imbere y'abarangi nta bihari. Rero twishimye kandi turanezerewe, kandi twinezerewe ko twabonye abaganga bavura indwara zananiranye. Ariko bavandimwe, muzi umuntu agiye kwa muganga bakamupima uburwayi bagasanga nta ndwara afite kandi arushya aremerewe, umuntu akajyana igisebe kwa muganga bakamutera inshinge bagashyiraho imiti agisebe kugira ngo kigabanuke, ahubwo kikaba umufunzo. Bavandimwe, mwabyemera mutabyemera, ariko umurangi yaraje kandi yaje gukuraho ikibi. Rero abarushye n'abaremerewe nimumusange abakize. Rero turabashimiye kudukurikira, kandi twishimiye yuko mugana abarangi, mukabagana mukababwira ibyanyu byose, bakabamara intimba, bakabamara akababaro, bakabamara umwijima, bakabamara icuraburindi, kuko iyo wishimye burya n'Imana irishima, iyo wishimye n'abamarayika b'Imana barishima. Rero ndangije mbifuriza umunsi mwiza, kandi nshimira abavandimwe bavuwe ntibabyihererane, akemera kugira ngo agaragaze aho Imana yamukuye, aho marayika w'Imana yamuvuye, igihe abaganga bo hano ku isi umwana w'umuntu bari bananiwe. Rero bavandimwe, rwose murakoze kugira ngo muduhe ubuhamya, kandi muzakomeze mubwira abarushye n'abaremerewe, kugira ngo mugaragaze, mubereke aho mwatabariwe, aho mwakiriye, aho bahagaze ku kaguru kanyu igihe bagombaga kugaca, igihe mwari mufite umunuko utarashoboraga gutuma mushobora gufata icyo kurya, mudashobora kugira ibyishimo, ariko ubu ngubu mukaba mwishimye. Mushime Imana yaturemye, mushime Imana yaduhaye abarangi, kandi dukomeze tuyishime, duhore tuyikorera kugeza igihe izazira ikatwereka ibitangaza, igakora ibitangaza nk'uko yabidukoreye, itwohereza abamarayika aribo twita abarangi. Murakoze, mubane n'Imana. Amina, amina.